Yesu nashimwe bakunzi ba Yesu avugwe neza official, yongeye kunezererwa Imana kandi ko yongeye kudukangura turi bazima. Izina ry'Imana yacu nirihabwa icyubahiro. Katurimbane indirimbo ya 90 mu ndirimbo zo gushimisha Imana, hanyuma tuganire gato no ku ijambo ry'Imana ngira ngo bidufashe uyu munsi twirirwe twumva tuguwe neza, hanyuma dusenga Imana. Nari kure y'Imana mu ngoyi, ntazi ko naboshywe, mborwa n'amaraso ya Yesu, ngeze i Gologota. Shimwa Gologota, shimwa Gologota, aho ibyaha byanjye byankuriweho. Shimwa Gologota, Yesu niwe wankuye mu mbohe, njye muririmbira indirimbo nshya nziza ngeze i Gologota. Shimwa Gologota, shimwa Gologota, niwe ibyaha byanjye byankuriweho. Shimwa Gologota, yampereye umwuka w'ingwate, mwakira nishimye, yemeye no kumba mu mutima, ngeze i Gologota. Shimwa Gologota, shimwa Gologota, niwe ibyaha byanjye byankuriweho. Shimwa Gologota, ngwino sanga umukiza mugenzi, nuko akubohore. Yesu yahaniwe abanyabyaha, hari mu i Gologota. Genda umusangeyo, genda umusangeyo, aho ibyaha byanjye nabyogerejwe. Genda umusangeyo, genda umusangeyo, genda umusangeyo, aho ibyaha
byanjye nabyogerejwe, genda umusange yo. Amen. Haleluya. Imana yacu nishimwe kandi Imana ntihabwe icyubahiro. Muri iki gitondo nezerewe Imana mu mutima wanjye ko yongeye kutwongera igitondo cyo kuramuka dushima izina ryayo. Imana ntihabwe icyubahiro. Turirimbanye indirimbo nziza cyane iramutse ifashe umutima wanjye. Muririmbyi yongera kwitekerezaho, atekereza ahashize he, atekereza ku gucungurwa kwe, atekereza ku gitangaza gikomeye kiruta ibindi cyo guhabwa agakiza. Araririmba ngo nari kure Imana mu ngoyi, kandi nubwo nari ndi mu ngoyi, nta nubwo nari mfite amakuru, ntabwo nari nzi ko naboshywe, ariko mbohorwa n'amaraso ya Yesu ngeze i Gologota. Imana ntihabwe icyubahiro. Nuko araririmba ngo shimwa Gologota, shimwa, niho ibyaha byanjye byankuriweho, shimwa Gologota. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu niwe wankuye mu mbohe, njye muririmbira indirimbo nshya nziza yampaye ngeze i Gologota. Imana ishimwe. Gucungurwa kwacu kujya gutobokamo indirimbo nshya nziza, turirimba tuvuga ngo shimwa Gologota. Ni ukuri twakuweho imitwaro y'ibyaha, kandi twahawe isoko twogerezwamo niyo Satana turashe imyambi, tukanduzwa tukiri mu isi. Tujya twegera umusaraba, tujya twongera gukumbura Gologota, tukongera tukumva gucungurwa kwacu agaciro kako, nuko tukaririmba ngo shimwa Gologota. Nawe uyu munsi iki gitondo uririmbane nanjye, uririmbane n'umuririmbyi, uvuge ngo shimwa Gologota, niho gusa ibyaha byanjye byakuriweho. Shimwa Gologota, yahampereye umwuka kw'ingwate, kandi nanjye mwakira nishimye, kandi umwuka yemeye kumba mu mutima. Haleluya. Ngeze i Gologota. Imana ishimwe. Iyo umuntu amaze gucungurwa, iyo umuntu amaze guhabwa agakiza, iyo umuntu amaze gutunga amahoro mu mutima, aturuka i Gologota ahabwa umwuka nk'ikimenyetso cy'ingwate, kandi uwo muntu yakira umwuka yishimye, kuko nawe yemera gutura mu mutima we. Imana ishimwe. Wino nawe sanga umukiza mugenzi uyu munsi kuri iyi tariki, muri iki gitondo, nawe uri kure, nawe utaracungurwa, utarakira gucungurwa, utarakira kumenya ko amaraso ya Yesu yakugiriye umumaro, yakugezeho ubwo buntu, nawe wabugirirwa. Ngwino sanga umukiza mugenzi kugira ngo akubohore, kandi umusange i Gologota, kuko yahaniwe abanyabyaha rimwe gusa igihe yaducunguraga. Ni ukuri natwe n'ibyaha byacu twabyogerejwe Gologota, Gologota. Imana ishimwe cyane. Indirimbo numvise iramukiye mu mutima wanjye, numva kandi nayisangiza abantu muri iki gitondo tubana. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Reka dusome n'iri jambo, impamba y'umunsi, kandi umuntu wese agubwe neza ku bwaryo. Turasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 49, turasoma umurongo wa 14 dusoreze ku murongo wa 16. Reka dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Haranditse ngo ariko Siyoni aravuga ati Yehova yarantaye, Uwiteka aranyibagiwe. 15 hakabaza ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa, ntababarire uwo yibyariye? Icyo ni ikibazo ubazwa nanjye mbazwa. Hakavuga ngo icyakora bo babasha kwibagirwa, ariko njye sinzakwibagirwa. Dore nguciye mu biganza byanjye nk'uca imanzi, kandi inkike zawe ziri imbere yanjye iteka. Amen. Iyi ni impamba y'umunsi. Ntabwo ndanarivugaho byinshi cyane, ariko Yehova, Siyoni aravuga ati Yehova yarantaye. Nawe mubyeyi, mugabo, mukobwa, musore unkurikira iki gitondo, ushobora kuba uri kubyatuza akanwa kawe bitewe n'igihe urimo, ukavuga utahari Yehova yarantaye, hari Imana imbaye kure, byanjye Imana yagira byirengagije. Iryo jambo rikaba ryaragusuye, mwanzi akaba yarakwihebesheje, bigatuma utekereza utyo, bikaba mu mutima wawe, cyangwa ukanabyatuza akanwa ukavuga ngo Yehova yarantaye, Uwiteka yaranyibagiwe, ibyanjye yarabyirengagije, dore umwaka urashize ntabonye gutabarwa kwanjye. Ariko ukabazwa iki kibazo gikomeye ngo mbese umubyeyi yakwibagirwa umwana yonsa, kandi ntababarire uwo yibyariye? Ariko igisubizo nanone kikavuga ngo bo bashobora kwibagirwa kuko ari abantu. Ni ukuri abo wari wiringiye bashobora kwibagirwa kuko ni abantu.
abo waruhanze amaso barashobora kutakwibuka kuko ni abantu, abo wabonagamo igisubizo cyangwa gutabarwa kwawe bashobora kukwibagirwa kuko ni abantu bananirwa, ni abantu bacika intege, ni abantu iby'ubushobozi bwabo birangira, ni abantu kandi bashobora kureba ku nyungu zabo bwite, ni abantu bashobora kwita ku byabo, ibyawe bakabyibagirwa cyangwa se bagatekereza kwita ku byawe bakabibura ubushobozi kuko ni abantu nyine. Bibiliya iravuze ngo bashobora kwibagirwa rwose, bashobora no kunanirwa kandi ntibakwiteho. Muririmbyi aherutse kuririmba ikorasi yanejeje cyane, aravuga ngo umuvandimwe yampeka akaruha agashyira hasi. Inshuti yanjye, ugira inshuti nyinshi zifite n'ubushobozi zaguheka rwose, zakurwaza, zakwitaho, zakubungabunga, ariko zaruha nyine zikananirwa kuko zijya ziruha zigashyira hasi. Umubyeyi yaheka agasimbiza, agatwikira, agakora ibishoboka, intege zigacika, akaruha agashyira hasi. Ukomeye wo mu isi wakwiringira wabona ko gutabarwa kwawe kwamuturukaho, yagerageza hari aho atagera. Ndetse umuturanyi ashobora kugerageza akakubera umuturanyi mwiza, akaguheka, akakurwaza, akakugaburira, akagufubika, agakora ibishoboka, akaruha agashyira hasi. Ariko muririmbyi arimba ngo wowe Uwiteka nturuha ntunanirwa, uhora umpeka, uhora unsimbiza, uhora unwikiriye, uhora umfubika mu mbeho, mu mvura, mu zuba ryinshi uratwikira. Ni ukuri Mana ishimwe, Mana ishimwe. Rero ijambo riravuze ngo bo bashobora kuruha, bashobora kunanirwa kuko ni abantu. Uwiteka ariko avuze ijambo ryiza muri iki gitondo, ngira ngo rikubere impamba, ngo njyewe sinzakwibagirwa, sinzagusiga, naguciye nkuca imanzi mu biganza bye. Imana ishimwe, Imana izakurengera, umura mutima wawe n'utuze, ugira ihumure. Imana izi ibyawe kandi ntabwo yabyirengagije, Imana ntabwo yagutaye, ntiyagusize, nta nubwo iba ari ibihe nk'uko ubibara, ntabwo iba ari iminsi nk'uko uyibara. Mu gihe cy'Imana uzabona ubutabazi kandi umutima wawe uzongera uhumurizwe. Imana ishimwe mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana, turagize gahunda zacu uyu munsi, ariko tuvuge ngo imitima yacu ifite Imana icyizere kandi Imana ntizaceceka mu byawe. Dawidi yigeze yasenga isengesho nkunda cyane, aravuga ngo Mana njya mpimbaza, ntuceceke, ntuceceke, ntuceceke. Imana nticeceke mu byawe, ibibemo kandi wumve ihumure ry'umutima. Ndagushimiye Mana mu izina rya Yesu Kristo, gushimiye uburinzi bwawe bukomeye, gushimiye ijambo ryawe ryongeye kururuka guhumuritsa imitima yacu iki gitondo. Gushimiye kandi ko uri mu ruhande rwacu nk'Imana itananirwa, nk'Imana itaruha, Imana itagira ubwongo, itinya urugamba. Uri byose, uhora hirengeye ku bwanjye no ku bwa bene data. Turakunezerewe, izina ryawe rishimwe. Turagushimiye kandi ibyo wakoze muri uyu mwaka, nk'uko imitima yacu muri iyi minsi irimo yumvira ishimwe. Turagushimiye intambara waturwaniriye, turagushimiye aho watuvugiye, turagushimiye aho tugaburiye ukatwambika, turagushimiye aho watwambukije imiraba n'imiyaga byari kuduhitana. Tugushimiye ko wadutabaye aho tutari kwitabara, ukuboko kwawe kw'imbaraga nyinshi twarakubonye Mana. Ntuhabwe icyubahiro. N'ubundi tugarutse kukwereka gahunda z'uyu munsi. Ubugingo bwacu burindwe, ubugingo bwacu burindwe kuruta ibindi birindwa. Mu ruhande rw'umubiri nabwo turakwiragije, uha abantu guhaha bakaronka, bajya gushakisha ubacira inzira babashe kugira icyo batahana. Ukuboko kwiza kw'Imana kubane n'abantu bayo, izina rya Yesu. Abakora ingendo barindwe, ukuboko kwiza kw'Imana kubane nabo, bajya mu kazi barindwe. Abantu bawe babone ihumure kubwira isengesho dusenganye iki gitondo. Mwuka wera abe mu ruhande rw'abantu, kandi agakiza k'Imana muri bo kabe kagwiriye. Turinde ibitwanduza kuko muri minsi bibaye byinshi. Twifuza gukora ibyiza bikadutanga imbere, twifuza gukora ibyo gukiranuka tugasanga twanduye, ariko nkundire utubungabungira ubugingo, kuko ni wowe uburinda, ni wowe ubera amaso bigakunda. Icyubahiro n'ikibi cy'Imana yacu. Turagushimiye Mana, izina ryawe rishyirwe hejuru. Haze kwifuza ko imitima y'abantu bawe, umurize abihebye, ugirire neza abari kwa muganga barwaye, ugirire neza abari bugiye ku masetu uyu munsi. Ukuboko kw'Imana kurengera abantu bayo, afite ibyifuzo birambye bimaze igihe, ubabera igisubizo. Abari kurira ubabera umuhoza, babuze uko bagira ubacira inzira. Kuko uri Imana yita ku batagira shinge na rugero, uri Imana ishobora byose. Ndakunezerewe rero Mana, ubane n'abanyeshuri bakora ingendo uyu munsi bajya mu biruhuko, ubane n'ababyeyi babo. Ukuboko kwiza kw'Imana ukomeze kubungabunga abantu bayo.
tugushimiye ibyo wakoze, tukuragije n'ibiri imbere, kandi twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana iguhe umugisha, kandi ujye wibuka ko iki gitondo ari cyiza. Imana iguhe umugisha.